Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'Amarebe TV ku biganiro dusanzwe tubagezaho byerekeye umuco n'amateka. Turagushimiye wowe udukurikiranye muri aka kanya. Turakwibutsa gukanda inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho. Kuri uyu mwanya tukaba tugiye kukugezaho inyagwa n'urupfu bya Rugaju rwa Mutimbo. Tega amatwi wumva uko byagenze. Umwami yaratangaga ibwami batararozwe, uhamijwe iryo shyano agatangwa akicwa. Yuhi wa kane Gahindiro yaratanze ari umukambwe, uburozi babucira inkoramutima ye Rugaju rwa Mutimbo wa Senkunda. Reka babumucire, yari afite abanzi benshi, ari mu mitwe y'ingabo nk'abashakamba, ari no mu bakomeye bandi yahigitse. Bamuzizaga byinshi: ishyari, umurengwe, kubazitira ubwami no kubategekesha igitugu. Rugaju ariko ntiyabyitagaho, dore ko nta n'uwamwigereraga mu gihugu. Abo banzi be bagumye kwitinyira, ntibamuhangara, bati ni ukubyitondera, ujya gutsinda ubukombe arabwagaza. Abayoboke ntababuze, inshuti z'amagara ni uko, kandi ntituzirusha amarere. Muri uko kumurwanya bihishe, ntibamuregaga uburozi busanzwe, ahubwo bamushinjaga ko yashutse Gahindiro, agatuma anyura ku muziro wari warashyizweho na Cyilima wa kabiri Rujugira. Yari yarasezeranije umukobwa we Mitunga ko ntawe uzamukomokaho uzatangwa n'umwami, kuko Mparaye umuhungu wa Mitunga, uwo yari yarapfuye aherekeje umucengeri w'u Rwanda Rulinda. Ku ngoma ya Gahindiro rero, uwitwa Bitorwa kandi agakomoka kuri Mitunga yaje kurakaza Rugaju. Rugaju amuteranya ibwami barinda kumutanga. Igitero cya Rwagetana kirangiye, umusizi Bikwakwanya atura Rwogera igisigo cyitwa Isambu Yera Abami, asabamo ko uwishe Gahindiro nawe yakwicwa, ntakamenye ko ibwami nabo babizirikanaga. Haciye iminsi, umwami ahaguruka mu mukingo, arambagira amayaga yose yerekeza ku Kamonyi. Bageze ku mugezi witwa Mukunguri, umwami ashaka kugabanya inshuti za Rugaju bari kumwe, niko guca iteka ko abambukana nawe ari abasigaranye umubyeyi umwe, naho abakifite bombi bakazenguruka uwo mugezi bakazahurira ku Kamonyi. Arambutse Rugaju kuko se yari yarashaje, arambutse Byata umuhungu we kuko yari yarapfushije nyina. Bamaze kwambuka Batinda ibuye, hari hujujwe urugo rw'umwami rw'agateganyo, ngo ni naho bari bategereje kuzafatira Rugaju. Ubwo Rugaju akaba yararangije kubona ko ari mu mazi abira, yiyemeza kuzacikana n'ingabo ze Uruyange zari zimukomeyeho. Ibyo nabyo yenda ibwami ntibari babiyobewe, nuko we n'umuhungu we basaba uruhusa rw'iminsi 10 ngo bajye guterekera abakurambere. Kugira ngo batagira icyo bikenga, uruhusa bararubaha, baragenda. Ntibageze mu nzira, abona intumwa imugezeho ikitaraganya, ngo nagaruka abanze agire ibyo atunganya byihutirwa. Rugaju ariyumvira, ahitamo kumvira. Arakiminana, ariko asiga atumye Byate ku ngabo azabona z'Uruyange. Ageze ibwami arafatwa ngo yishe Gahindiro. Arangije aravuga ngo aterega n'ubundi inyamaswa z'inkazi zareze umushumba kuba yarariye cyangwa yarisha amatungo yari aragiye, nyamara zo ari ukugira ngo ziyatsembe. Naba nararoze Semukanya se ngo mumundutire, maze aba ari mwe nisunga? Bagiye kugira batya, babona byataradutse n'ingabo ye n'amacumu 2 avunnye se. Induru iravuga, abari aho ntibari na benshi, batewe batunguwe bakwira imishwaro. Byatabohora se, undi ati kiboneza wa mushyitsi we usuhuza bikambere. Byataratanya nkaho yagakiranutse mu muryango, uwitwa Ndamutsa wa Nyarwaya Nyamutezi akaba yikinze mu mfuruka amutikura icumu. Undi asubira inyuma yesa umugongo hasi. Isi ati dore nziza zivuka ikibanda, nuko abahungu bapfa. Ntupfuye ugaragurika nkanjye,
Bamwe ubwo ngo bashakaga kurwanirira Rugaju ariko biba iby'ubusa arongera arafatwa. Igihe agitegereje ko bamutanga ngo yicwe, bamuha Bituganyi wa Sengati banganaga urunuka ngo amurinde. Marara nawe aba yitegura kuzahorera mwene Semunene yari yaricishije. Bituganyi ngo yaje guha Rugaju umutsima w'amasaka ukomeye ukwawo kandi barikishije amaganga. Awukozeho ariyamira ati uno mutsima wo kwa Bituganyi ni impingane nka nyirawo. Yaje no gutuma ibwami ngo bamuhe akayoga gahiye, aboneraho kubarangira undi mugome. Bamwoherereza ubuki mu gacuma arasoma ati mumbwirire umugabekazi ko wa mugome usigaye arinda. Izirikana ibyo nayihaye byose byiza ameze neza, none ikansaba ibyo nyishyiramo aho ndaha ku ngoyi. Ikindi ntabwo wamboshye ngo ngaruke ngutakambira ngo umpembure. Rugaju yari atunze ibintu byinshi, yarabinyazwe byose bituma haboneka abatware bashya ndetse n'abana b'ingoma baboneraho. Rugaju abimenye abishongoraho ati yewe ningende naragumye koko nicisha ubwora abana b'umwami, ntuma nagwiza abashonji n'imburuburu, ariko ibyanjye byonyine se bizabakwira se da? Ntiyanishwe uko bari babyiteze, kuko umukwe we yahawe uburenganzira bwo kumuha umutobe akamwohereza agacuma kuzuye umuhoko. Mbere y'uko umunangura yashimye uwo mukwe we Karega na Karigata ati urakoze mwana wanjye, uzabyara uheke kandi wiboneye ko umutoni bw'ama adasiga itongo. Umuryango wa Rugaju barawutikije, harokoka umuhungu we bica ku ngeri wo kujya aterekerera si bwami, kuko bahamyaga ko uko Rugaju atatanaga na Gahindiro ari nako abazimu babo bagombaga guterekererwa hamwe. Naho imbuye Rugaju yafatiwe bahise Gashirabwoba kubera ibyo bintu byahabereye. Turagushimiye wowe wabanye natwe, komeza ukande inzogera y'umutuku yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bitandukanye byerekeye umuco n'amateka, imigani ndetse n'insigamigani tugenda tubategurira twifashishije ibitabo bitandukanye. Bye bye.